Wachajewa. Washipe. Asha, hizi mwa magari na wao. Hapi maana atayakame muri kadano. Umbona sirimo kunyerera wabaye. Wande. Mwese man. Mubiki. Kane munataye muri kadi man. Muri kadi? Yego. Ndivuga niwo nyike radio. Radio ntabwo nayishe ubu. Sinzi ukuntu ngiye. Ndimo kugenda nyine mbanda gataye. Nose no muri kadi ndayibona. Umva sa ngo nibiretse. Umva se. Awezi ko radio yapfuye. Wowe kandi ibice nabuhayo cyabifite. Yego? Ndagenda ndabifite ibice. Ubwo urugero gure ushaka ko ubonamo radio wenda niyo wakatuza ubona aka 10 Nera bitanu. Tutari kunyuka tuze yuje mu muco n'ibito gutyo. Ako nyine wese norenze ko bitanoro yansubiza. Kanda bigusubiza kabisa ni. Ego niba bangombwa ariko nimbe bura nyine ndakubwira ati. Ngo nyine n'uwo itavamo ugaruke ntuzayipanga nyuma. Saka maze nayo ndebe nimba Oya genda. Ariva ngo nose karo ko nagataye ndakabona gute. Niba wayitaye toshaka ukuntu twiciye ranje. Sibyo? Ko nago uri bukambaza. Nabidanje kuba bubanza nyine hutiye cha tuzamuje maho izaturebe. Saka Uratsa handi mu biti bya sifre. sana ari. Sawa. Harimo amaradiyo, amatelefone, ibintu byose ufite ibiceri ndamuha. Mbona n'abakiriya n'ahangaha bahari bimeze bite. Ndabona umukiriya ara. Ikiba udutize sha. Bimeze bite se sha? Hano mfitemo utuntu mani kwa danje mbaje kucuruza. Nanjye rero ngiye kujya mu isoko guhaga nyine Shaka telefone, nakaradi. Nakaraje ngiye guhaga. Shaka ushaka radio kameze gatera. Karaje. Bose rega mba mbufite njewe. Bose mba mbufite wenda. Nabona gufite igikapu bikancanga. Oya bose mba mbufite hano mbafitemo amatele hano ubwo harimo n'amatelefone n'amasimati arimo. Ariko akaradiyo ko ushaka pe cyangwa ushaka bene ubu bwoko. Nshaka ndebe n'ubwoko nimba buvuga neza. Shaka testing urebe. Aravuga nikaze mushaka n'ibindi byose ndabiguha hano mba mbifite mu gikapu. Yewe impamvu uza agenda bitwara mu ntoki. Oya mu ntoki gute sakashaba ari byishirega mani biba binaremye. Nje numve ndebe. Banza ucuranga rwose urebe pe. Mbona itavuga. Asha. Nukuntu birimo umuriro. Nje numve. Sago wese ubundi uguze gucuranga we bya radio. Simbizi n'ubundi. Dashi yabitangaje Kurangira hano harimo amakuru. Nje numve neza. Agiri gufata se. Bati maveni ndakasa. Umuro wayo ni iminsi 5. Iravuga kabisa. Cha iravuga bya dance. Nta mafaranga ngahe imana. Ngiyo saje wagira ngo ntabwo uri bumemeshe. Urama nka 16 cyangwa 16 none wenda ibirugumba. Abuza amafaranga ndayabona kwe. Yesu urama ngaho. Ndagwa 13. Kumva itavuga se. Iravuga nyine nanjye nayumva. 13 kagura agatelefone ka gatushi agura radio imeze gutyo. Radio mani nanjye ndayemeye kabisa. Basi kandi ari umuniga yari yayinumye. Yari yayigutumye se yari yaguhaye kandi ubwo bwo wasanga yaguhaye nka veno ukamushaka kugira ngo unirye amafaranga na gucyo dore kabaje mambazi. Uzi biceri yamaye ubwo yamaye urusenda man. Nese yaguhaye ngara. Amaye 13 nibyo nifite. None ibaza nanjye yari bunkiriho ikimamu ibunkire akaguru ko kugenda mu isoko. Cyane macyo tetebwa rero ntago amafaranga yagura iyo radio pe. Ahubwo weho uragenda umurabure nyese usuyibona se. Cyane nyine nayibonye nanjye nayishimye. Na original nabirenze byawe. Nagafone ufite ngo nimero yange tuze kuvugana. Agafone ifite fone yisize mu rugo. Undi se ejo ngema ni guca amahano ndi gukatamo gutya twanahura nari binkahita no nyanga. Wowe ugena maka amafaranga amake shakamo. Ni udafite kenze nago nayiguha. Sana hari ndaza. Wowe urumva uze kumurabura noneho numurabura kongereho 2 bekenze. Nyamite nkaguhanye. Sobona ko ari umuzigo se. Cyane umuzigo kabisa. Ni yacyaye cyane so ifite nakapadere cyane cyane agira akorwamo. Nanjye nabibonye. Ubwo kanze nanjye murabure ubwo nanjye ningira mu rugo natanzana n'agafone. Wowe murabure naribi. Noneho turaza guhuza nanjye reka mbishaka amafaranga ariko kwenye mu kigende
mbonye n'umukiriya ariko ntabwo ndayibesha ko twanavugana ubwo sinzi kubikora nyine ntabwo nayiteza nari sawa nawe gore kanzemo turaza kugahuza nyine sawa tuzahura ariko ndakubona ntari kumubona ariko no muswere radio nayo namo reka ndabihinduye ngiye kumutuburira ku buryo azahita yumira ufate kano kagozi ngashyiremo hano ndaza kumuha bage abona ko harimo radio none mara kubigenza gutyo bite muhereza ahita agenda kagozi reka ngashyiraho hano nimere gutya radio ya 10 nabingahe ayo nayo ndayariye sinatuburiye bati ndeye kumuha nawe hanyuma ameze bite cyane ngiye kurangura ariko nakapone cyangwa ntari wasi ameze bite ko nabonaga ugize watahandi wanga kumpa umuzigo nabijyanje mane se kwanze kuzuza ibiceri yaraguhaye se amafaranga ngo turebe byari amaye just amaye nka gaturwasa tu nyine we ingeraho 2025 nguhe boro nyine mujye kureba ibyari byo mara ngo mande kujya kurangura ariko wandi kujya imizigo ya mbere bashize dore niko yanyingiriye kabisa oya mwana byo ntabwo byakunda nanye kwa gatatu uri gushaka kugavura rega bawe nakumvise nose njye nakubeshya ubwo ntari bisaba ubwo nanjye nashakagaho akamunyere ko kuryaho ubwo nanjye ndagwa aya mayi tu oya kandi ko kurya gute uretse kamurike kandi sijyo tosaba zibiza amayinite basi wewe turwasa n'ibihumbi 12,700 sana hari bindere nk'ubu hanyuma noneho njyewe ibintu nuje kunanga serivisi neza jewe utaza kugira ngo n'ibintu mu kitagupfunyikira byo kagenda nanagupfunyikiye kabisa nanjye ndabibona radio yari ifite n'umugozi ese si ubibona nabyibonye uyu mugozi se uzagiye nyine uri muri radio nanjye radio mba nashyizemo hano nayipfuritsemo imeze neza ubwo nanjye ibiceri naho ndibivuge mu ntoki sibyo ngo nari ndingira mu rugo ndabona kwa na phone ifite angaha nari ndatenga gukanda kanyenyeri kabisa wanza kanyenyeri singo mwana usuko mwizera munyanyura nizera nyine usuko namba zangira zikura hehe none kugira ngo namba zange se ndiguheze oya ari bizandike hasi bina nanu na nasubiraga hanyuma se ukaza kuzihubitiramo bari bicira angatetse nimba ufite nuza wera petit grand frère wanjye niba afite phone kandi niba ari buze kumpa amafaranga kumva ari bisabira noneho weho fatora gati uzandike wana nimero zawe ntari utuyanshyiriraho nabirenze nambwira namwe andika 0 8 15 30 24 5 sawa nanjye naje bose umva nyine wereka mukubita akazigo wana jewe ndanagupfunyikira amani nta biba birenze sana ndagupfunyikira hanyuma ntusoza nyine wowe ho kano kabage nushaka n'ibihuru zongera ukambe nari mba ndi gucuruza ndagura kandi naribe sawa nese ubundi mu rugo ni he ni hano hepfo kabisa ni hano hepfo none se uri kujya cyangwa uri kujya hari wongeye kujya mu rugo ndewe garamfurere wanjye ujya gusubira mu rugo hanyuma nyine mutu hepfo yasi ni hano hepfo mwana uri kumukwareba shaka mutu hepfo y'ishyamba nayo mpamvu nanjye naze biba byancanze nyine niyo nibera tu ngo naribe nyine nanjye najya gufata akabage mu rugo nyine gufata ibikoresho njye kurangura ubundi buboro nyine hanyuma ngo turaza kugahuza nyine sawa nari ikaze nanjye murabure tu ubinkorera uzungu nyine sawa ahubwo turi kumwe nawe nawe yambangamiye rwose shaje utamukinga n'ibyo nawe rwose cyo tebukase asagwa n'iki kapusi yasamana agakapu ubwo ntabwo mwiza uzi umuzigo noneho nazanye wo igihore umuzigo nazanye nawe zanye turebe nyine ducurange turebe umuzigo urarenze yamayona nuzi tu wayibonye umaze gadafata nanyagiza turebe manura amafaranga yawe nazo maya dirihe nanyi gitonde adirihe namwishuye ndebe yewe mana yumvira mana yo mukoboyi ma reba itonde rikumaze nkwere sibyo yajyambwiye ngo radirima kumurebe uko baga yashwanyu simbuka umurebe mana kandi ari hano ku muhanda cyo kigoryi